kugirira ni ikibazo ahubwo ujye ushima Imana yo mu ijuru ko ngiye nkureba nkakwifuza mugabo kubera ko kantu uvuze gasobanuye iki igihe tugenda umwe nkwereke oya mba kubwira sibyo asindira nk'umuntu nta kibazo ariko mfite isoni zo kukureba se ariko ntumbwire kana kwegera ariko se ko ngora kubira kandi ari byo nshaka ngo twagikore hari igihe umuntu avukana ibigeragezo nagute avise kakungarisa ariko ubundi reka ngubaze ese nawe uri umukobwa ubanze ko bagukora ku mabere ariko uzi ko ukina rero ukeka ko feelings wumva ku mabere nge nazumva ntari umuntu cyangwa ugira ngo nubwo atari dutoya kugira ngo twari dufite oya se ariko wambabari ko byonyine bitwicaye burya nta kibazo n'ibindi baza kubyumva umva ikintu ushaka ahubwo ariko ntunkorakora